Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikirana, haba bari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'andi hatandukanye. Nawe turakora subscribe, wibuke gukora subscribe kandi wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byose bizajye bikugeraho ku gihe. Rero uyu munsi nkabanje kukubwira ibintu bitanu, impamvu eshanu zituma abakobwa muri iyi minsi basigaye bikundira abagabo kurenza uburyo ko yakundana n'umusore bari mu rugero rumwe, cyangwa se umusore ubona nyine ko bari mu kigero kimwe, ahubwo akarenga akaba yakundana n'umugabo wubatse kandi abizi neza ko ari umugabo ufite abana kandi ikindi kandi akaba abizi neza ko ashobora kuba afite n'abana bajya kungana. None ngo abakobwa barimo barashaka kuba bakundana n'abagabo bubatse ngo kurenza uko bakundana n'abasore bari mu kigero kimwe. Byinshi muri iyi video ni mu kanya. Yanga ikintu cya mbere nyine cyatuma umukobwa akunda umugabo kurenza uburyo yakunda umusore, ikintu cya mbere ngo ni umutekano w'amafaranga. Burya ngo umugabo wubatse, burya ngo umugabo ufite umugore, akenshi uzasanga nimba afite umukobwa akundana nawe yirinda ko hari icyagera muri urwo rugo, cyangwa se hari icyazana ingaruka. Akenshi ugasanga rero niba yarakundanye n'uyu mukobwa burya ngo nta kindi kintu aba amushakaho, kuba ari ukugira nyine ngo amunezeze, amusohokane, mbese amukemurire buri kimwe cyose. Iwe rimwe na rimwe hari n'igihe usanga uyu mwana ari umwana w'umunyeshuri, ugasanga nyine bitumye uyu mwana abasha kuba yahura n'ihungabana runaka, cyangwa se agahura n'ikibazo runaka bitewe n'uko nyine icyo ashaka cyose arakimuha, icyo akeneye cyose arakimuha, kuko aba afite ubwoba muri we ko hari umunsi uyu mwana nyine agomba kuba yazamutamaza. Ariko burya ngo ikintu cya mbere nyine kiri ku isonga ni uko abagabo bubatse ngo batanga amafaranga kurenza wa musore uba nyine ubona ari wenyine. Icya kabiri cyatuma nyine umukobwa akundana n'umugabo ngo ni ukwigonga. Akenshi uzasanga umukobwa uri wenyine akeneye kuba yagira boyfriend, akeneye kuba yagira umwitaho. Rero nyine umukobwa yatekereje akiyumvishamo ko we wa musore nta kintu azamumarira, bimutera kuba yashaka umugabo nyine, agatekereza ko umugabo ari buzamukorera byose, agatekereza ko kuba afite umugabo ari yo mahoro afite, akemera ko bamushyiraho undi mugore ku ruhande, atari uko yabuze umusore, ahubwo ari uko ngo ashaka kuba yagira umutekano kuri we. Icya gatatu ngo ni irari. Rimwe na rimwe usanga irari ryaramaze kuba ryajya hejuru, ku buryo ki umuntu ufite irari atibuka ko hari umugabo bari kumwe ko yaba ari umugabo w'umugore. Rimwe na rimwe usanga niyo bamubwiye ati uriya mugabo afite umugore, usanga ntacyo bimubwiye, usanga we icyo ashaka ko muryamana. Yakuba ufite umugabo ntacyo bimubwiye, kuba ufite umugore ntacyo bimubwiye, we icyo ashaka kuri we arishakira iyo relationship ibahuza kugira ngo mubashe kuba mwagirana ubumwe. Ibyo kuba waba ufite umugore ikizima ni uko umukemurira ikibazo cyose yaba afite. Icya kane ngo inyota yo kuvumbura. Nimvuga inyota yo kuvumbura, bamwe na bamwe ntabwo muri bubyumve neza, ntabwo muri bubisobanukirwe, ariko reka nse nubasobanuriraho gatoya. Kuba wagira inyota yo kuba wavumbura, ufite umugore, ufite umugabo mubana mu nzu, ariko ukaba ufite irari ryo kuba wamenya uko abandi bagore bameze, cyangwa se uko abandi bagabo bameze, bikagutera icyo nakwita irari, icyo nakwita nyine ushaka kwivumburira. Utekereza ko umugabo wawe atameze nk'undi mugabo, cyangwa se umugore wawe atameze nk'undi mugabo. Akenshi ibi ngibi bikunda kuba byabaho, ugasanga umugore
ari kujya gushaka undi mugabo ku rundi ruhande kandi abana n'umugabo. Nshuti yanjye, ibi ntabwo bikwiye, ibi ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni ibintu washigikira. Tekereza neza kandi witekerezeho, urasanga ibi bintu atari ibintu by'umunyarwandakazi. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, nshuti yanjye, ngira ngo nanakugira inama we mukobwa, niba wisangaga muri ibi bintu navuze haruguru, utangire ugira impinduka, utangire ushakishe uburyo ki wahindura imiterere yawe. Nuba umeze gutya ntago ari imiterere myiza. Ikindi ngo gushaka ubwigenge. Gushaka ubwigenge bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko wowe muri wowe uba wumva nta kintu na kimwe cyakunyura, ushaka ko kuba wumva wabaho wenyine, ushaka kuba wumva nta mukunzi wagira. Rimwe na rimwe ukanavuga ati njye nishaka umukunzi azanira stress, azatuma ntatekereza cyane, bikagutera kuba wafata wa mugabo w'abandi, kuko umugabo nimukundana azaba afite undi agiye kwitaho. Nyine usanga umwanya muri kumwe ni umwanya mutoya cyane. Rero nshuti yanjye, inama nakugira ni yuko ugafata umwanzuro wo kuvuga ugakundana na boyfriend udafite urugo, utarubatse, hanyuma mukazakundana, kandi ndabizi neza ko bigomba kuba byagenda neza. Wakoze gukomeza gukurikirana Urusaro TV, wibuka gukora subscribe ku muntu utarayikoze, wibuka gukora ku nzogera, kandi ume comment.